reka nkurate mwarimu mwiza soko y'ubumenyi dufite nukuri ni wubawe. Hey, amazina ni Niyotwizeye Felicien, nkaba ntiga TTC bwarimu, nibyo. Yego wiga TTC bwarimu, ni wowe bajya bita Bakame? Cyane rwose bajya banyita Bakame. Ese iryo zina ryavuye gusa? Sinzi nanjye nyine niga mu mwaka gatanu nibwo byaje, ariko nyine ntago nzi igisobanuro, sinzi. Ntabwo bizi, ntabwo ufite ubwenge bwinshi. Wasanga. Mu kiganiro cyacu uyu munsi ubibona ute? Tugiye kuvuga kuri zino ngingo. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ndajya nkubaza unsubize n'igitekerezo cyawe. Yego. Ese amanota make asobanura ko umunyeshuri afite ubwenge buke? Oya, ntabwo bivuze ko umunyeshuri niba yabonye amanota make ngafite ubwenge buke. Oya, wenda umunyeshuri afite kuzana amanota make bitewe wenda na family background, aho umwana akomoka usanga baramudindiza bigatuma imyigire ye nayidindira akazana amanota make. Yego, nuko ubibona wowe? Uko mbibona. Ikibazo cya kabiri ni iki gituma umunyeshuri ashobora kuba afite ubwenge ariko akagira amanota make? None umunyeshuri akaba afite ubwenge ariko akazana amanota make, wenda ufite kureba ugasanga hano araza umunyeshuri ariga ajya mu ishuri akaba afite ubwenge, ariko ukareba nyine agendera muri peer pressure y'abandi, ibyo bigatuma aruzinga amanota, ibyo bikaba byaba imbogamizi nyine k'uwo munyeshuri. Okay, ese amanota arahagije kugira ngo tuvuge ko umunyeshuri afite ubushobozi bwo gutsinda mu buzima busanzwe cyangwa se ibizamini? Amanota arahagije nyine iyo umunyeshuri afite amanota mu ishuri, ntabwo bivuze ko no mu buzima no hanze afite ubwenge. Ntabwo amanota rero aba ahagije, biba bisaba ngo umunyeshuri akore cyane, bamuyobore, then ajye no mu buzima bwo hanze, then turebe nyine urebe uburyo umunyeshuri yakora. Ese ikizamini gipima neza ubwenge bw'umunyeshuri cyangwa gipima cyane ibyo yibuka? Ikizamini ngiye ku bwanjye mba numva gipima ubwenge bw'umunyeshuri, kuko umunyeshuri iyo yize neza ubwenge aba arimo aragura ubwenge bwe. Ubwo rero ikizamini agikoze bwa bwenge bugaragarira kuri kopi yakoze ku kizamini yakoze. Nuko niko mbibona. Ese umunyeshuri ufite impano idapimirwa mu bizamini ashobora kuba umunyabwenge kurusha ufite amanota menshi? Ega wa wundi ufite impano wenda yindi atari ukuvuga ngo arabasha gutsinda afite ubwenge bwinshi, ashobora kurusha ufite amanota menshi mu buzima busanzwe? Birashoboka cyane. Umuntu ufite impano cyane cyane nka football mujya mubibona cyane, umwana akaba afite impano ye ugasanga arazamutse cyane arushije benshi cyane kandi biga rwose pe bafite ubwenge. Usanga umwana n'umukinnyi mujya mubyumva nka Muhoza Daniel, ni umwana uzamutse ejo bundi, ariko twese tuba tubona ko football rwose imuzamuye. Nje ndumva of course birashoboka. Urabyemera ko bishoboka cyane? Wow, that's good. Iyo umunyeshuri atsindwa kenshi atsindwa kandi yiga aboneka kenshi, presence igaragara cyane, ikibazo kiba kiri ku munyeshuri cyangwa ni uburyo yigishwamo? Wowe ubibona tubigire mu buryo buri deep. Ikibazo gifite kuba kiri ku munyeshuri, kuko wenda nk'umunyeshuri cyangwa se ariko ntabwo ari ku munyeshuri, navuga wenda background of family, ko wenda mu muryango wenda bavuye iwabo bamubwiye amagambo mabi, ibyo bigatuma umunyeshuri atsindwa cyane. Hari ukuntu umubyeyi uza ku ishuri nyine akubwiye amagambo mabi, gutyo biba biterwa kenshi na kenshi n'umuryango, no mu muryango naho ukomoka, background of family. Family background. Yes. Okay. So none se umwarimu cyangwa se umubyeyi
akwiye gufata umunyeshuri ufite amanota make nk'umuntu udashoboye. Mbega umunyeshuri ufite amanota makeya biragaruka kuri bya bibazo nakubaje hambere. Umwarimu cyangwa se umubyeyi bakwiye gufata uwo mwana nk'umuntu udashoboye. Oya ntago urabyumva ute mbere? Njye ntago nakumva ngo ntago bamufata nk'umuntu udashoboye kuko abantu bose barashoboye, ahubwo ni ukumufata bakazajya bamugira inama, bagasuzuma bakareba ese iwabo bimeze bite, bakamufasha nyine. Ntago wavuga ngo umwana ngo uterere iyo uvujugunye, oya ntago bishoboka, ahubwo ni ukumufata then ukazajya umwigisha ukareba ukavuga ati se umwana ni igice akeneye kugira ngo abe yatsinda amere nk'abandi banyeshuri. Wowe ni kubyumva cyane. wowe wakoresha nk'izi strategy nakoresha kugira ngo cyane ni ukuzajya mufata nkamufata nk'akanya kihariye, then nkamuganiriza nkamufasha muri bya bindi atari gusobanukirwa akabisobanukirwa, nkamwereka buryo bwose bushoboka. Nkakoresha uburyo bw'ibishushanyo, nkakoresha uburyo bwo kumubara ukoresheje ibintu bigaragara concrete material kugira ngo umwana abashe gusobanukirwa, abashe nawe gutsinda nk'abandi. Niba uwo mwana afite amanota make, akaba afite impano n'ubushobozi bwo gukora ibintu neza, ni iki wakora kugira ngo uwo mwana bigaragaze? Mwarimu wowe ukaba umubonamo impano, akaba atumva imibare n'andi masomo ariko ukamubonamo ukundi kuntu, ukamubonamo iyo mpano, ni iki wowe wamufasha? Akaba afite izindi mpano, afite nk'izindi mpano, ukoresha buryo ki wamufasha kugira ngo ajye mu mashuri yisumbuye kugira ngo azabashe kuzamura impano ze bwite. Yego, ufite kumufasha then ukazajya umwigisha nka kwa kundi nk'ibyo navuze haruguru, ukamwigisha yagera mu mashuri yisumbuye agakurikirana ibyaza mpano ze afite bwite. Yego, ubwo ku bwawe ubwenge bw'umunyeshuri bukwiye gupimwa n'amanota gusa cyangwa hakwiye no kurebwa n'ibindi? Oya ntago wapimira ku manota, ureba n'ikindi cyose umwana ashoboye. Hari ukuntu umwana aba afite amanota menshi ariko adashoboye gukora ibindi, nyine agiye ari indiscipline, nta discipline agira. Ubwo ntago wavuga nyine ngo urapimira ku manota gusa, ko amanota areba ku byo umunyeshuri aba yakuye mu ishuri. Yego, wowe niko wabigenza? Njye niko nabigenza. Watubwiye ko wiga TTC? Niga TTC rwose. Mbega umuyandi magambo uri umwarimu cyane, ubu nabaye umwarimu. Ubu nanjye mu minsi mike ninjya mu kazi ndaba nangira gucakira kuri salary. Kubera Imana birashoboka cyane, ndabikunda pe. Ndabikunda. Bikunze cyane. Ese uretse kuba uri umwarimu, hari impano wiyumvamo ku ruhande uvuga uti mfite impano nyinshi, cyane niga kuri Ndekwe Training Academy. Rwose urebye nari mfite impano nyinshi, mfite impano yo gusetsa, mfite impano yo kuririmba, nzi kuririmba cyane pe kandi ndabikunda. Uzi kuririmba neza cyane? Nzi kuririmba. Utaho uzatunyiriza akaririmba? Nzabaririmbira pe. Kubera Imana. Wigeze kutubwira ngo uri Bakame. Njye nakomeje kubitekereza cyane, ndabona Bakame bifite aho bikomoka. Bifite ahantu bikomoka byanga byakunda. N'abanyeshuri biga TTC akenshi aba ari abantu b'indobano cyane. Mu ishuri se ubigenza neza? Ubu buzima bwo kwishuri bumeze gute? N'abanyeshuri bagenzi bawe babyifashe bite? Ku ishuri biba bimeze neza cyane, ubwenge nda performinga ku manota ari hejuru pe. Bigaragara buri wese akanshima. Ndatsinda mu bijyanye no gutsinda, ndatsinda. Ku ishuri naho nta kibazo, amategeko no kuyakurikiza nk'uko bigomba, kuko utakurikize nyine ubwo cyane ku burezi uri n'umwarimu babyumvikana urataha. You go out. Yes. Cyane. Ubu se umuhamagaro wawe, mbega umuhamagaro yo calling wiyumvamo nk'umuhamagaro cyane kurusha ibindi mitiye? Wambwiye ko ufite talent nyinshi, ariko umuntu ashobora kuba yiga TTC cyangwa se n'izindi combination ariko afite indi mpano, undi muhamagaro muri we yiyumvamo cyane kurusha ibindi. Ubundi mbyemba numva
nk'urugero mfitiye amafaranga cyane njye barumva nakigira nanjye muri music nkajya ni performingira nkaririmba then nkanakora udukomedi dusekeje cyane nanjye nkabasha kwitabira nyine ibintu bisekeje ego n'abandi bose ubwo ufite aba role model cyane barahara role model ntago babura hari abo ufite ibyanga byakunda ntago babura harya uko mu rugo ni hehe akarere umurenge we tubwira akarere konyine akarere ni akangoma wakwandika amateka cyane kandi akarere ka Ngoma karimo abasitari benshi cyane barimo nanjye nawe umusitari cyane byashoboka kubera Imana kuri biranejeje kubona tica nkawe tica amazina yawe harya nayahe ni niyo twizeye Felicien yes yego mu ishuri uba wumva uzigisha muri somo uba wumva mbega isomo urumva uri teacher ariko uba wumva rwose isomo ryakorohera kubyigisha cyangwa se wiyumva maririhe cyane isomo ryanyorohera nkomeje amashuri nkajya kaminuza nkigisha segonderi the physics ni ya mbere yes hari umwarimu se wibuka kwigisha physics like muri ndamwibuka Theogene ari muntu ki nikibikira kuri Theogene Theogene yari umwarimu rwose utsimbarara wakica ikintu rwose akagucisha akanyafu yari umuntu uri seri yego ngaho niba akurikiye kino kiganiro wamubwira iki icyo wabwira Theogene niba Theogene rwose akurikiye iki kiganiro ikintu namubwira ni ugukomeza agashyiramo nawe imbaraga agasobanurira barumuna bacu bari kuza then agakomeza gushyiramo ingufu akigisha kandi byose birashoboka ndabwira ko bishoboka rwose pe iki kiganiro rero kiri burebwe n'abantu benshi kandi bagikurikire neza icyo wabwira abakunzi ba channel yacu n'ikiganiro ubibona ute icyo wababwira ikintu nabwira abakunzi bawe ikintu nabwira abakunzi bacu ni ukudukurikira then like and subscribe then ibindi byose bazagenda babibona gahoro gahoro bivuze ko ubutazongera tuganira cyane pe kuringiza amatsiko ubutaha uzaturirimbira ushaka kuba uri n'umubyinnyi nakubonye cyane nabonye ufite impano nyinshi izina Bakamere ifite inkomoko kandi itoroshye cyane Bakamere turagushimiye kuba watwemereye kugana natwe mu kiganiro cyacu cya ubibona ute ubwo ngubwo nawe ubutaha ibiganiro byacu nakagaruka Imana ibahe umugisha murakoze cyane